Josiane hano hantu nkibona iyi ndirimbo mbonyemo ibintu byinshi cyane mbonyemo abantu benshi baba Vixen mwakoranye indirimbo kugira ngo ubone team ingana kuriya yose uyishyire muri video byagutwaye imbaraga zingana iki byansabye imbaraga nyinshi gusa nanjye nabwiraga abantu nyine bamfashe ariko nizeye ko wenda bizakunda ariko kubera imbaraga z'Imana byarakunda abantu bose nabwiye nta numwe wanengushye bose baraje byaba ari yakorari wambwiraga waririmbagamo waba warateruye cyangwa n'inshuti zawe zageze oya ntago ari korari indirimbo mbona nateruye gusa nabo barimo bakeya ariko n'inshuti ariko ntago ari korari nateruye reka twigarukire tumaze iminsi tubona bombori tuzi ko nta kantu hatabishyamba kandi iki ni ikiganiro abantu baba open kabisa amashyari avugwa hagati y'abantu bakora gospel twatuntu tutabura bimeze bite mwebwe abaririmbyi ba gospel hagati yanyu bimeze bite njyewe ntago wenda unahita mbimenya ariko n'ubundi ntago bijya bibura nkuko mbizi kuko nanjye nsanzwe ndi umuririmbyi ariko ngiye nk'ubu nangiye gukora kuririmba ku giti cyanjye gospel nta birambaho nibizanambeho nzakora nkanjye nyuma y'ibindi byose nta dutiko ni iki kintu cyaba cyaratumye wiyomora kuri korari ukaririmba wenyine ni uko wari umuhanga kubarusha cyangwa niwe wari abandikira ukavuga uti aba bantu barimo bimeze bite buriya buri muntu wese agira impano yiwe ntabwo ari ukubihomoraho ahubwo nyine buriya no kuba byari ngombwa yuko nanjye ngomba kuririmba ku giti cyanjye kandi ngakora umurimo w'Imana kuririmba ni ukuri umurimo w'Imana n'ubundi ni ukuvuga ubutumwa nko kuvuga ijambo wenda nubwo biva mu ijambo ariko no kuririmba nabyo ni ijambo nari nkoresheje akajambo komora cyangwa kwiyomora kugira ngo ndebe reaction yawe ariko n'ubundi sanze ukorera Imana koko ibibazo birimo abantu bisi abangurukanye byatari uyu munsi uri muri aririmba solo hari ukuntu bajye bakwiyambaza nka korari mukamwakongera mugakorana mugakomezanya n'ubundi cyangwa uvuyeyo bazajya bagufata nk'umuhanzi ku giti cye oya kuba ndirimba ku giti cyanjye ntabwo bivuze ko navuye muri kwari n'ubu ndakora n'ejo narindiyo ndakora n'abandi banyenera ndagenda nkakora kuko hari n'izindi ndirimbo ndimo ntabwo ari iza korari gusa na nubwo n'izanjye gusa n'iz'abandi bahanze ku giti cyabo nabo nzirimo hari akabazo njya mbaza abahanzi bose baje mu kiganiro challenge akantu kaba karagutunguye utari witeze kuri tere igihe mwashutingaga iyi ndirimbo kabisa ukavuga uti ibi bintu mana yanjye kuki ibi bintu ushatse n'indirimbo nabireka rwose nkazabikora ubutaha ikintu cyabaye twagiye turi muri shooting utari witeze utari wateguye umunsi hari kuri 26 ntabwo nzabyibagirwa dushotinga ino ndirimbo kuko ibindi byatangiye imbere ariko igikorwa nyamukuru muri rusange hari kuri 26 z'ukwezi kwa mbere twagiye gushotinga nk'ibisanzwe dutangiye gushotinga dufashe gufata nk'amaseni make imvura biragoye kandi none urumva ntantu nyine hari ako kanya ngo tujye kugama byari budufata iminota icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa twagamye mu giti abantu nyine gusa ndavuga ni imbaraga z'Imana kuko urumva nimba abantu twaranyagiranywe uzi ko iyo umuntu yigamye mu giti imvura ikagwa inkuba zimukubita ntabwo zadukubise ndabizi twarugamye nyine mu giti turavuga wenda reka turindire tureke imvura irahita gatoya ariko imvura iragwa iratunyagira twitwikira imitaka ibitenge nyine icyo kintu ntabwo nzakibagirwa kuri ino ndirimbo twihuta ko n'iminota irimo iratugendana uyu munsi watuzaniye dufite ibihamya niyo ndirimbo ya mbere hari izindi ndirimbo zazibanjirije imbere yawe oya ni izingizi dufite ibihamya ni ya mbere hari n'indi yitwa amasezerano y'Imana nayo ifite video nayo video narayikoze urumva nimara tuzayaprodinga nyuma ariko nayo irahari yakoze ikigaragara nuko wazamukanye imbaraga kuba iyo umuntu afite stock ibara namaze kuba ko ufite stock ihagije muri studio kirimo ugifite ibindi bikorwa izo mbaraga niza wenyine cyangwa ufite management hari izindi mbaraga ziri inyuma imeze bite na mbaraga nyinshi zihari cyambere n'umuryango wanjye ndetse n'inshuti n'abavandimwe ndabashimiye cyane aho bari bose turafatanya hari ukuntu ko kantu kabazo gahise kanaziraho hari ukuntu umwana w'umukobwa yakora indirimbo usanga
muri iyo support niyo yaba atari team ya management ifatika hari ukuntu baguprofita babandi usanga bakubeshya ngo baragukorera promo ugasanga abakobwa izo challenge bagiye bakunda guhura nazo wenda sinzi namwe mujya muhura nazo umuntu agahita yaguprofita agagufatira muri icyo cyo ufite agashaka kugira ngo akugire uwe sinzi niba bamaze kubyumva nabyumvise cyangwa ukaba ufite undi muntu wanakita nka sheri cyangwa muri kumwe ubiri inyuma wa wundi usanga avuga ati kabisa genda naragukunze ngo ndi bihangano byawe reka kubera uburyo ngukundamo nzaje ewana nzashora imbaraga zanjye cyane ko nakorera Imana ubutumwa bujye hanze byose ni team ya management aho hose bimeze bite urakoze cyane nkuko bivuze ibyo ntago bibura nyine kubera ko ntago ibigusha bibura koza ariko nyine iyo umuntu ari umukristo agomba kumenya uwo ari we akagendera mu nzira nziza ntabwo bivuze ko niba nje gukora gospel ntago n'ubundi ntajya nyuma ya gospel cyangwa njye nyuma yo kuba umukristo kuba ndi umukristo nyine ndi umukristo bihamye kandi nta cyanshuka kuko ndi mukuru mfite imyaka y'ubukure nzi icyatuma ntera intambwe njya mbere nzi icyatuma nsubira inyuma rero no kuba umuhanzi ntabwo biba byoroshye bisaba kwirinda ibigare bigasaba kugendera kuri abantu nyine bakujyana muri izo ngeso zose tugana ku musozo hari ukuntu twitegeye indirimbo ryari hanyuma ese umva ugiye gukora korabo wakora korabo nande ugiriwe ubuntu wakora korabo nande muri aba bahanzi dufite batangiye muziki imbere yabo wenda urugero rwiza nangaho ni Israel Mbonyi urumva n'umusitari gusa nkunda ibihangano bye ndanamukunda umuririmbyi mwiza cyane mfatiraho urugero rwiza muha courage asante kuva kuri Israel Mbonyi w'umugabo cyangwa uri umusore wenda ndavuga ku gitsina gabo noneho ku badamu cyangwa ku gitsina gore ninde muhanzi ubona wiyumvamo cyangwa ubona ko nawe mwakorana korabo Gahongayire urakoze cyane hari ibibazo byinshi twakwiye kuba tukubaza ariko umwanzi w'ibyiza ni ibihe hari ukuntu ufite ikintu kikuri ku mutima ukavuga ngo hari ikibazo hari ibyo nari nazanye nagombaga guha abanyarwanda ni iki kikuri ku mutima twaba tutakubajije message wakohereza ukavuga uti rwose ikindi ku mutima ni iki hanyuma ariko ntuze kwibagirwa na platform zawe aho umuntu yasanga ibihangano byawe murakoze cyane mbere na mbere namwe ndabashimiye ku mwanyakiye ikindi ndashimira abantu bose bamfashije Imana ibahereza umugisha umuryango wanjye wanshyigikiye Imana ibahereza umugisha icyo nasaba abaturarwanda cyangwa abanyarwandakazi bose aho baherereye mu bihugu bigiye bitandukanye nuko mwanshyigikira ndi mutoya ariko mu butoya bwanjye nzakora uko nshoboye kose mbashe gutanga ibyiza kandi nkomeze gutanga ubutumwa bwiza abantu rero bashaka kuma support ni Josiane 250 channel yanjye niko yitwa Josiane 250 indirimbo yitwa dufite ibihamya niho wayisanga kandi ntago ari indirimbo imwe gusa nzabaha nyinshi uyu mwaka mfite gahunda idasanzwe kandi Imana izamfasha nanjye ntago byagutungura ubonye nkoze igitaramo muri arena cyangwa wenda muri stade kubera ko Imana ishoboye byose kandi ntacyayinaniye. Asante sana ku muntu wakurikiye Josiane yazanye indirimbo nziza cyane. Iyo twakiriye umuntu hano rero abamaze kuba mu rugo tuba tumuhaye karibu kandi ifuni ibagara ubushuti nta karenge. Wanakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu cyane twabonye igihangano cyawe turagikunda ari ngombwa yuko message watanze soga dufite ubuhamya dufite ibihamya byabaye byinshi twabishyize mu bwinshi. Jojo cyangwa Josiane hano hantu nkibona iyi ndirimbo mbonyemo ibintu byinshi cyane, mbonyemo abantu benshi baba Vixen mwakoranye indirimbo kugira ngo ubone team ingana kuriya yose uyishyire muri video byagutwaye imbaraga zingana iki? Byansabye imbaraga nyinshi gusa nanjye nabwiraga abantu nyine bamfashe ariko nizeye ko wenda bizakunda ariko kubera imbaraga z'Imana
abantu bose nabwiye nta n'umwe wanengushye, bose baraje. byaba ari ya korari wambwiraga waririmbagamo waba warateruye cyangwa n'inshuti zawe zageze oya ntago ari korari indirimbo mbona nateruye gusa nabo barimo bakeya ariko n'inshuti, ariko ntago ari korari nateruye. reka twigarukire, tumaze iminsi tubona bombori tuzi ko nta kantu hataba ishyamba, kandi iki ni ikiganiro abantu baba open kabisa. amashyari avugwa hagati y'abantu bakora gospel, twa tuntu tutabura, bimeze bite mwebwe abaririmbyi ba gospel hagati yanyu, bimeze bite? njyewe ntabwo wenda ubu nahita mbimenya, ariko n'ubundi ntago bijya bibura nk'uko mbizi, kuko nanjye nsanzwe ndi umuririmbyi, ariko njyewe nk'ubu nangiye gukora kuririmba ku giti cyanjye gospel, ntabirambaho ntibizanambeho, njye nzakora nkanjye, nyuma y'ibindi byose nta dutiko. Ni iki kintu cyaba cyaratumye wiyomora kuri korari ukaririmba wenyine? ni uko wari umuhanga kubarusha, cyangwa niwe wari abandikira ukavuga uti aba bantu barimo bimeze bite? buriya buri muntu wese agira impano yiwe, ntabwo ari ukubihomuraho, ahubwo nyine buriya no kuba byari ngombwa yuko nanjye ngomba kuririmba ku giti cyanjye kandi ngakora umurimo w'Imana. Kuririmba ni ukuri umurimo w'Imana, n'ubundi ni ukuvuga ubutumwa, nko kuvuga ijambo, wenda nubwo biva mu ijambo ariko no kuririmba nabyo ni ijambo. nari nkoresheje akajambo komora cyangwa kwiyomora kugira ngo ndebe reaction yawe, ariko n'ubundi sanze korera Imana koko. Ibibazo birimo abantu bisi abangurukanye byatari. Uyu munsi urimo uraririmba solo, hari ukuntu bajye bakwiyambaza nka korari mukamwakongera mugakorana mugakomezanya n'ubundi, cyangwa uvuyeyo bazajya bagufata nk'umuhanzi ku giti cye? oya, kuba ndirimba ku giti cyanjye ntabwo bivuze ko navuye muri kwari, n'ubu ndakora, n'ejo narindiyo ndakora, n'abandi banyenera ndagenda nkakora, kuko hari n'izindi ndirimbo ndimo, ntabwo ari za korari gusa, nta nubwo n'izanjye gusa, n'iz'abandi bahanzi ku giti cyabo nabo nzirimo. Hari akabazo njya mbaza abahanzi bose baje mu kiganiro, challenge, akantu kaba karagutunguye utari witeze kuri tere igihe mwashutingaga iyi ndirimbo kabisa, ukavuga uti ibi bintu Mana yanjye, kuki ibi bintu ushatse n'indirimbo nabireka rwose nkazabikora ubutaha? ikintu cyabaye twagiye turi muri shooting, utari witeze, utari wateguye. uwo munsi hari kuri 26 ntabwo nzabyibagirwa dushutinga ino ndirimbo, kuko ibindi byatangiye mbere, ariko igikorwa nyamukuru muri rusange hari kuri 26 z'ukwezi kwa mbere. twari twagiye gushutinga nk'ibisanzwe, dutangiye gushutinga dufashe gufata nk'amaseni make, imvura biragoye, kandi none urumva ntahantu nyine hari ako kanya ngo tujye kugama, byari budufata iminota. icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa, twagamye mu giti abantu nyine, gusa ndavuga ni imbaraga z'Imana, kuko urumva nimba abantu twaranyagiranywe. uzi ko iyo umuntu yigamye mu giti imvura ikagwa inkuba zimukubita? ntabwo zadukubise, ndabizi. twarugamye nyine mu giti, turavuga wenda reka turindire tureke imvura irahita gatoya, ariko imvura iragwa iratunyagira, twitwikira imitaka, ibitenge, nyine icyo kintu ntabwo nzakibagirwa kuri ino ndirimbo. twihuta ko n'iminota irimo iratugendana, uyu munsi watuzaniye dufite ibihamya, niyo ndirimbo ya mbere, hari izindi ndirimbo zazibanjirije imbere yabo? oya, ni izi ngizi dufite ibihamya.